abona akoze ubukwe kandi yarasanzwe afite ubukwe yarakoze ubukwe donc ngira ngo urabizi abantu baba barakoze ubukwe ari ukajya kuvuga ngo navuze ngo narose mbona nagize ubukwe abantu bashagariye bambaye ibintu bishyushye bati nanjye nareba nkabona nabiriwe uyu muntu mukanya ukumva abandi bari kugenda bamusobanurira ngo ashobora ngo kuba ngo umugabo afite cyangwa umugore afite ngo atari uwo ngo agiye gukora ubundi bukwe rero urumva abantu bari mu ruhirahiro uyu muntu yarose ibiki ubundi inzozi z'ubukwe ziza mu buryo bubiri uwo muntu ashobora kurota yakoze ubukwe ariko abona uwo babukoranye uwo muntu ashobora no kurota yakoze ubukwe ariko atabona uwo babukoranye bisobanuye ngo iyo ufite urugo warakoze mariage urugo rwawe nta kibazo rufite ukarota wakoze ubukwe ariko nta muntu mwabukoranye uri kubona ariko ukabona abantu ubukwe ni bwiza abantu babushagaye izo nzozi zisobanura urupfu bisobanura ko imbere yawe hari urupfu uba ugiye gupfa mu buryo bwihuse iyo urota wakoze ubukwe ariko uri kumwe n'uwo mwabukoranye ubona ubukwe bumeze neza nimba uri umugabo ukabona warose uri kumwe n'umugore mwakoranye ubukwe mwambaye iby'abageni ariko ntumumenye isura kuko iyo haje mu isura haba harimo ziba zahindutse iz'umuruho kandi usanzwe ufite uwo mwabukoranye ariko ushoboye kurota wakoze ubukwe uri kubona umugeni cyangwa se uri kubona umukwe ariko usanganywe urugo icyo gihe bisobanuye ko ukwiye kuba maso ugasenga uba ushobora kuba uzagera igihe ukagira ibyago byo gupfakara cyangwa se ukagira ibyago byo gutandukana n'uwo muri kumwe ukongera ugakora ubukwe bwa kabiri ariko iyo urose uwo mwakoranye ubukwe uri kumubona wamumenye uba uri umunyerari ry'ubusambanyi urakoze cyane ushobora kurarikira umuntu mu nzozi gusa mu bitekerezo utarigeze umutekereza hari n'abarota aryamanye n'umuntu bari gukorana imibonano mpuzabitsina bari gusambana kuko abasanzwe yubatse uwo nawe ni bya bindi byose bisobanura ko ari umunyerari buriya abagenda uwabonye wese akavuga ngo uriya wamumpa uriya wamumpa uriya wamumpa ubwo rero urumva ko abantu babirota mu buryo bubiri butandukanye bagomba no kubisobanukirwa muri ubwo buryo urota ari wenyine n'urota abona hari uwo bakoranye ubukwe hari abajyaga bakoresha imvugo wenda baze kunyemerera baze kubyumva uko mbivuze ntawe nsesereje nta n'ubwo mvuze ibishego hari abajyaga bagira ngo inzozi bakavuga ngo biroteyeho cyane cyane nko mu rubyiruko ukumva umuntu arakubwiye ngo yiroteyeho iyo umuntu icyo bita kwiroteraho ni cya gihe umusore aba ageze mu bugimbi ndagira ngo umusore cyangwa se umukobwa bagira ubugimbi ubwo rero agasore kageze igihe ndibaza bihera mu myaka ishyika bitewe n'uko umuntu yakuze n'imisemburo afite mu mubiri guhera ku myaka 12 umwana w'umuhungu ashobora kwiroteraho ibyo rero byo kwiroteraho bita ngo yiroteyeho ni cya gihe abyutse agasanga mu myanya y'ibanga cyangwa se impande yaho hari ibintu bihari hari ibimenyetso bidasanzwe bisa umweru yego icyo gihe ni ukwiroteraho ni umubiri uba urimo urakwereka mbese uri kugaragara nyine ko imashini akazi kageze ikora ushobora kuzakora neza umwana w'umukobwa nawe turabizi ko ajya mu mihango iyo ageze kuri iyo myaka batangira kujya mu mihango ni ibyo rero byo bitandukanye n'indoto buriya kujya mu mihango k'umukobwa niko kwiroteraho mu buzima bw'umuhungu kuko umuhungu yiroteraho umukobwa we ajya mu mihango cyane cyane guhera kuri iyo myaka 12 kuzamura yego hanyuma ubwo uwo bari mu nzozi cyangwa bari mu ndoto uwo ntamenye ibyabaye ntabwo aba yatekereje ku muntu nta nubwo aba yarose hari igikorwa runaka ari gukora ajya kubona akabona birabaye ajya kubona akabona birabaye niyo mpamvu kwiroteraho nabyo ni ikindi ntaho bihuriye rero n'indoto ntaho bihuriye hari undi warose ngo abona inka zimuvudukaho ndetse ngo zifite amahembe yabonye inka ifite amahembe imuvudukaho hanyuma zimusimbutse imikingo asimbagurika imikingo agenda ahenanguka mu mikingo uyu we niki yabaga akabona ziramufashe cyane zimufashe yarazicitse ariko zimumereye mbese ntiyabonye iherezo ryazo zamwirutseho agwa mu mukingo ntiyamenye uko birangiye akenshi uwo muntu aba akijijwe
abakunda gusenga noneho afite icyo bita abadayimoni ba karande ba gakondo kuvuga ngo abafite imyuka mibi imwirukaho ikomoka aho nawe akomoka ubwo ni imyuka ya kera niyo mpamvu atabonye azisize atanabonye azikwebye mugabo ariko yabonye zimwirukankaho abona ari gusimbuka imiferege cyangwa se imyobo zikimuriho kuvuga ngo rero icyo bita karande iguhoraho icunga igihe ugira intege nkeya ikwatake ni ukuvuga ngo rero ni ibitero by'abadayimoni byo kuri gakondo biguhora inyuma bikwirukankaho bene uwo muntu akenshi anarota yavuye aho asanzwe atuye yagiye kubaka kuri gakondo cyangwa se yagiye gutura kuri gakondo akabona yibere mu mirima y'iwabo kandi atuye mu mujyi wa Kigali akenshi uwo muntu ni za karande ziba zishaka kumusubiza inyuma uwo abasabwa gusenga akarushirizaho kwambara imbaraga kugira ngo karande zizamuve inyuma hanyuma uyu we warose ngo abona yoroye ihene nyinshi ngo abona yoroye ihene nyinshi pe kandi reka tujye tunyuza mu twise izi hene ifamu y'ihene yarose afite mu by'ukuri we yaganisha agahe uwo muntu aba afite ikibazo cy'ubuhehesi buteye ubwoba aba ari umuhehesi ku rwego rwo hejuru uri guseka mu bikomeye ukaguseka ariko aba ari umuhehesi umva wayirota uvuye kuyigura wayirota Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Yese twongeye kubasuhuza kandi tubahaye ikaze mwese abantu tugenda tubana hano umunsi ku munsi nizere ko mumeze neza ni muri wa mwanya mukunda muri benshi ubwo tugenda tubana mu tuntu n'utundi ntabwo ndi njyenyine nitwa Nongera Bernard ariko imbere kuri screen reka mugenzi wanjye nawe abibwira hanyuma tugaruke tuganira. Ni Pascal Imana duhana umugisha. Pascal Imana duhana umugisha ubwo niyo mazina yawe. Njye nitwa Pastor Yeremia cyangwa se Pascal ayo mazina abantu bayanzeho rwose narengize nabo najya nkunda kwivuga cyane narengize ngo no witwa Imana iduha umugisha duhana umugisha niko nitwa no Pascal abo turi mu biriho ubwo abantu bagenda baba mu buzima ngira ngo urabizi ko ku isi buri wese aba yarahageze kandi kuba umuntu ari ku isi agira uburyo agenda muri uru rugendo kugeza ubwo arushoje ariko rero mu gihe umuntu akiri kuri iyi si aka kanya ashobora kubona inzozi zikamutera ubwoba ashobora kugira icyo bita ihishurirwa rikamutera ubwoba abenshi bajya banatandukanya ibintu bakavuga ngo dushaka kureba ko twamenya gutandukanya inzozi n'ihishurirwa hanyuma ndashaka ko twamenya ese koko inzozi zitandukanye n'ihishurirwa hanyuma nyuma yaho tukaza kumenya ngo ese inzozi ziteye zite. Reka duhere kuri icyo ngicyo inzozi zitandukanye n'ihishurirwa cyangwa se iyerekwa yego kubera ko iyerekwa ihishurirwa ni imwe mu buryo guhishurirwa ni bumwe mu buryo Imana ikoresha ihereza umuntu ariko ari maso. Ushatse kuvuga gute? Adasinziriye ni ukuvuga ngo guhishurirwa kwerekwa ushobora kwerekwa uretse ko abantu berekwa bitandukanye hari umera nk'utwawe n'agatotsi nanone hari n'ubakanuwe gutya areba niyo mpamvu nakuvuga ngo ihishurirwa ritandukanye n'inzozi kuko inzozi Imana iguhereza inzozi urota ari uko usinziriye nta muntu urota akanuye yego niyo mpamvu akenshi kuzitandukanya abantu ntibabimenya ariko binarushanya agaciro burya bishatse kuvuga ngo inzozi zishobora kugira abantu bose ariko ishurirwa ntirigira abantu bose abantu bose bararota ariko bose siko berekwa yego ariko abo benshi barota siko bose barota iby'ukuri urota iby'ukuri ufite inzozi nzima sibyo ubwo si inzozi nzima ntabwo mpumvishe neza ufite inzozi nzima hari n'ufite izapfuye se hari urota inzozi z'imiruho hari urota inzozi ahawe n'Imana
iyerekwa ryo mu bitotsi. Kuko Bibiliya iravuga ngo uwo nkunda muhera mu bitotsi. Abarundi baravuga ngo uwo nkunda muhera mu itiro. Sibyo? Ukuvuga ngo rero inzozi nazo ni imwe mu buryo n'ubumwe mu bwoko bw'amayerekwa. Ariko bugirwa n'abantu benshi. Kuko Imana ijya kuguha inzozi iziguha, hari n'igiziguha utasenze cyangwa se utari n'umukristo, kandi ikaziguha ari iz'ukuri. Kuvuga ngo abantu benshi bararota ariko siko bose berekwa. Aberekwa ni bake, ni abatoranijwe bagasigirwa kwerekwa, bagahabwa iyo mpano yo kwerekwa. Ariko impano y'inzozi umuntu arayivukana, impano yo kurota. Yego, kurota bitandukanye n'inzozi nanone. Ariko se ubundi kurota n'inzozi kutubwiye ngo ni ibintu bibiri, uyu muntu arabitandukanye ngo tudukurikiye. Inzozi ni ibyo wibwira, sibyo? Ibyo wibwira ni inzozi, sibyo? Inzozi zanjye uyu mwaka mfite ni ukuzagira uku, izo ni inzozi. Noneho indoto ni ibiza utabigizemo uruhare, zaba iz'umuruho zaba izivuye ku Mana. Hari ugera gutyo kumva umuntu murahuye aravuye ngo nagize inzozi, nyine barabyitiranya. Buri joro nagize inzozi ngo zintera ubwoba, barabyitiranya. Hari inzozi ni ibyo wowe ubwawe wibwira, sibyo? Ubu ngubu umuntu akibwira akavuga ati yenda ejo nzajya kuri studio ya Bernard, ariko ari ibyo yibwiye atagusabye uburenganzira, sibyo? Noneho rero indoto uzihabwa usinziriye, zikaza utazigizemo uruhare, zaba iz'umuruho cyangwa se izitanzwe n'Imana. Inzozi ni imigabo n'imigambi. Iyerekwa cyangwa se ihishurirwa ni impano y'amawono cyangwa se kubona ibyo nanone utihaye, yaba na Satani arereka, yaba ari ibiturutse kwa Satani cyangwa se ibiturutse ku Mana. Iyo rero ni impano yo kwerekwa cyangwa yihishurirwa. Mbere yuko tuza kugera ku bice bigiye bitandukanye bya bimwe mu nzozi, sibyo? Hanyuma ndagira ngo tubashe kuba twabasha kumenya abantu bose bararota. Ese kurota byakabaye ngombwa ni uwe mu marose w'inzozi cyangwa se w'indoto? Urakoze cyane. Abantu bose bararota, ariko nakubwiye yuko impano yo kurota umuntu arayivukana. Noneho ariko burya hari n'abantu naje kumenya ko bayivukana ari original, ariko kubera imiruho y'isi cyangwa se imibereho y'isi ikaza kuvangirwa bitewe n'ibyo turimo cyangwa twirirwamo. Ubundi bisanzwe umuntu muzima agomba kuba arota, ariko ibyo arota byagakwiye kuba ari ibintu bituruka ku Mana, bikaba ari ibintu by'ukuri. Impano yo kurota rero ni impano ikumenyesha iby'ejo cyangwa se iby'ejo bundi, iby'ejo hazaza cyangwa iby'igihe urimo. Ni impano ikumenyesha iby'igihe urimo, iby'ejo cyangwa iby'ejo hazaza. Yego, ni nziza rero, abantu bayifuza. Hanyuma hari bamwe na bamwe badukurikiye ubu ngubu ngira ngo bamaze gutera agatebe, bategereje kumenya inzozi barose nimba koko ari inzozi cyangwa se nimba ari indoto. Yego. Ngo abantu bari bicaye bazi ko bagize indoto kandi ari inzozi. Hari n'abicaye bazi ko bagize inzozi kandi ari indoto. Reka tutangire duhere hano. Hari umuntu umwe wagize gutya aryamye nijoro, hanyuma aza kuzabona ngo akoze ubukwe. Yego. Abona akoze ubukwe kandi yarasanzwe afite ubukwe, yarakoze ubukwe. Donc ngira ngo urabizi abantu baba barakoze ubukwe, ariko ukajya kumva umuntu avuze ngo narose mbona nagize ubukwe. Abantu bashagariye bambaye ibintu bishyushye, bati nanjye nareba nkabona nabiriwe. Uyu muntu mukanya ukumva abandi bari kugenda bamusobanurira ngo ashobora ngo kuba ngo umugabo afite cyangwa umugore afite ngo atari uwo ngo agiye gukora ubundi bukwe. Rero urumva abantu bari mu ruhirahiro. Uyu muntu yarose ibiki? Ubundi inzozi z'ubukwe ziza mu buryo bubiri. Uwo muntu ashobora kurota yakoze ubukwe, yego, ariko abona uwo babukoranye.
uwo muntu ashobora no kurota yakoze ubukwe ariko atabona uwo babukoranye. Bisobanuye ngo iyo ufite urugo warakoze mariage, urugo rwawe nta kibazo rufite, ukarota wakoze ubukwe ariko nta muntu mwabukoranye uri kubona, ariko ukabona abantu ubukwe ni bwiza abantu babushagaye, izo nzozi zisobanura urupfu. Bisobanura ko imbere yawe hari urupfu, uba ugiye gupfa mu buryo bwihuse. Iyo urota wakoze ubukwe ariko uri kumwe n'uwo mwabukoranye, ubona ubukwe bumeze neza, nimba uri umugabo ukabona warose uri kumwe n'umugore mwakoranye ubukwe mwambaye iby'abageni ariko ntumumenye isura, kuko iyo haje mu isura haba harimo ziba zahindutse iz'umuruho kandi usanzwe ufite uwo mwabukoranye. Ariko ushoboye kurota wakoze ubukwe uri kubona umugeni cyangwa se uri kubona umukwe ariko usanganywe urugo, icyo gihe bisobanuye ko ukwiye kuba maso ugasenga. Uba ushobora kuba uzagera igihe ukagira ibyago byo gupfakara cyangwa se ukagira ibyago byo gutandukana n'uwo muri kumwe, ukongera ugakora ubukwe bwa kabiri. Ariko iyo urose uwo mwakoranye ubukwe uri kumubona wamumenye, uba uri umunyerari ry'ubusambanyi. Urakoze cyane. ushobora kurarikira umuntu mu nzozi gusa, mu bitekerezo utarigeze umutekereza. Hari n'abarota aryamanye n'umuntu bari gukorana imibonano mpuzabitsina, bari gusambana kuko abasanzwe yubatse. Uwo nawe ni bya bindi byose bisobanura ko ari umunyerari. Buriya abagenda uwabonye wese akavuga ngo uriya wamumba, uriya wamumba, uriya wamumba. Ubwo rero urumva ko abantu babirota mu buryo bubiri butandukanye, bagomba no kubisobanukirwa muri ubwo buryo. Urota ari wenyine n'urota abona hari uwo bakoranye ubukwe. Hari abajyaga bakoresha imvugo, wenda baze kunyemerera baze kubyumva uko mbivuze, ntawe nsesereje nta nubwo mvuze ibishego. Hari abajyaga bagira ngo inzozi bakavuga ngo biroteyeho, cyane cyane nko mu rubyiruko ukumva umuntu arakubwiye ngo yiroteyeho. Iyo umuntu icyo bita kwiroteraho ni cya gihe umusore aba ageze mu bugimbi. Ndagira ngo umusore cyangwa se umukobwa bagira ubugimbi. Ubwo rero agasore kageze igihe, ndibaza bihera mu myaka ishyika, bitewe n'uko umuntu yakuze n'imisemburo afite mu mubiri, guhera ku myaka 12. Umwana w'umuhungu ashobora kwiroteraho. Ibyo rero byo kwiroteraho bita ngo yiroteyeho, ni cya gihe abyutse agasanga mu myanya y'ibanga cyangwa se impande yaho hari ibintu bihari, hari ibimenyetso bidasanzwe bisa umweru. Yego, icyo gihe ni ukwiroteraho. Ni umubiri uba urimo urakwereka, mbese uri kugaragara nyine ko imashini akazi kageze ikora ushobora kuzakora neza. Umwana w'umukobwa nawe turabizi ko ajya mu mihango iyo ageze kuri iyo myaka, batangira kujya mu mihango. Ni ibyo rero byo bitandukanye n'indoto. Buriya kujya mu mihango k'umukobwa niko kwiroteraho mu buzima bw'umuhungu, kuko umuhungu yiroteraho, umukobwa we ajya mu mihango, cyane cyane guhera kuri iyo myaka 12 kuzamura. Yego. Hanyuma ubwo uwo bari mu nzozi cyangwa bari mu ndoto, uwo ntamenye ibyabaye. Ntabwo aba yatekereje ku muntu, nta nubwo aba yarose hari igikorwa runaka ari gukora, ajya kubona akabona birabaye. Ajya kubona akabona birabaye. Niyo mpamvu kwiroteraho nabyo ni ikindi. Ntaho bihuriye rero n'indoto, ntaho bihuriye. Hari undi warose ngo abona inka zimuvudukaho, ndetse ngo zifite amahembe. Yabonye inka ifite amahembe imuvudukaho, hanyuma zimusimbutse imikingo, asimbagurika imikingo, agenda henanguka mu mikingo. Uyu we niki yabaga akabona ziramufashe cyane, zimufashe yarazicitse, ariko zimumere, mbese ntiyabonye iherezo ryazo, zamwirutseho agwa mu mukingo, ntiyamenye uko birangiye. Akenshi uwo muntu aba akijijwe, aba akunda gusenga, noneho afite icyo bita abadayimoni ba karande ba gakondo. Kuvuga ngo abafite imyuka mibi imwirukaho ikomoka aho nawe akomoka. Ubwo ni imyuka ya kera, niyo mpamvu atabonye azisize, atanabonye zikwebye. Mugabo ariko yabonye zimwirukankaho, abona ari gusimbuka imiferege cyangwa se imyobo zikimuriho. Kuvuga ngo rero icyo bita karande iguhoraho, icunga igihe ugira intege nkeya ikwatake. Ni ukuvuga ngo rero ni ibitero by'abadayimoni byo kuri gakondo biguhora inyuma bikwirukankaho. Bene uwo muntu akenshi anarota yavuye aho asanze ari
aho asanzwe atuye yagiye kubaka kuri gakondo cyangwa se yagiye gutura kuri gakondo akabona yibereye mu mirima y'iwabo kandi atuye mu mujyi wa Kigali. Akenshi uwo muntu ni za karande ziba zishaka kumusubiza inyuma. Uwo abasabwa gusenga akarushirizaho kwambara imbaraga kugira ngo karande zizamuva inyuma. Hanyuma uyu we warose ngo abona yoroye ihene nyinshi, ngo abona yoroye ihene nyinshi pe kandi reka tujye tunyuza mu twise izi hene ifamu y'ihene yarose afite mu by'ukuri we yaganishaga uwo muntu aba afite ikibazo cy'ubuhehesi buteye ubwoba. Aba ari umuhehesi ku rwego rwo hejuru, uri guseka mu bikomeye ukaguseka ariko aba ari umuhehesi. Umva wayirota uvuye kuyigura wayirota uwo rero urota yicaye mu ihene nyinshi ubwo azakikira indangamirwa nyinshi ariko mbivuga ni ubuhehesi. Ni ubuhehesi buriya nicyo bisobanuye cyane. hayi nkawe ngira ngo abantu barota mukomeze mutere agatebe hanyuma n'abandi bagende bandika muri komenti kuko abantu bagenda barota inzozi nyinshi zitandukanye bazajye bakumbariza izindi barose wenda ubutaha uzajya uza kugira gute kuzisobanura. Aha hari undi muntu dufite rero ngo warose abona amaguru ye yavuyeho ibirenge hasigaye ibintu ngo abona afite binono nk'ibyinka amaguru ye yavuyeho ibirenge neza ngo agenda ari ibinono nk'ibyinka. Uyu muntu yari yabaye inka byagenze ute ariko akagenda uwo nguwo biba bisobanuye ko afite ikibazo nawe nka cya kindi cy'ibitero aba ashobora kuzagira ibibazo byo gutakaza urugingo runaka. Ntabwo bisobanuye ko ari amaguru gusa, aba ashobora kuzagira ikibazo cyo gutakaza urugingo runaka ku buzima bwe. Hanyuma uyu we warose abona ari kuganira n'abantu biwe bapfuye. Ni ukuvuga ngo hari abantu yari afite muri famiye cyangwa se babanaga, hanyuma nyuma yaho uwo muntu aza gupfa. Uwo muntu amaze gupfa nyuma we iyo aryamye yirarira mu ndoto zo kubona arimo aganira na wa muntu, bakina na wa muntu, amuganiriza, amusuhuza se, mbese bari mu bikorwa bitandukanye. Uwo nawe biramusaba gusenga ahagarika urupfu, kubera ko akenshi hari abantu bapfa mu muryango ntibishimire kugenda bonyine, bagahora bagaruka kureba abandi, mbese bakaganira bakayaga bikagenda gutyo. Uwo muntu nawe agomba gusenga asaba Imana kugira ngo imukureho urupfu. Hari urupfu ruri kumuhiga rwose birazwi. Imana imurengere. Ni ugusenga yirukana kuko urupfu buriya hari ukuntu rero ushaka kwisasira abantu bo mu muryango. Uzacunge hari ukuntu umuryango ugira ibyago mu kwa mbere, mu kwa gatanu ukagira ibyago, cyangwa se ugasanga hari umuryango ukunda kugira ibyago ugasanga bahora bagira ibyago mu kwezi runaka, sibyo? Bakagira igihembwe ugasanga nyirakuru yapfuye ari mu kwa kabiri, sekuru yapfuye ari mu kwa kabiri, nyina wabo yapfuye ari mu kwa kabiri. Ni wa mudayimoni uhora ushaka gukenya umuryango ngo uwurangize. Icyo gihe rero uba uri kureshya, uba uri kureshya. Niyo mpamvu kuzanira wa muntu wapfuye mukaganira. Icyo gihe uba ukwiye gusenga. N'Imana ubwayo iravuga ngo ni Imana y'abariho, ntabwo ari Imana y'abapfuye. Nawe rero ukwiye kugirana ibiganiro n'ubusabane n'abariho, kuko abapfuye ntabyo muvugana, nta n'imigambi mwapanga, uretse ko Satani aba ashaka kugira ngo akwibe. Ni ukwirukana rero, ni ugutokesha. Kandi nibutse abantu ko ibintu wabonye utabigizemo uruhare, utigeze ufata umwanya ngo usenge ngo ubwire Imana ngo Mana ngo nyereka ngo inzira zanjye meze gute, uba ukwiye kubifata nk'ukuri, ntubifate bikino. Ugahita wiyiriza ubusa ugasenga wirukana izo nzozi. Ukimara no gukanguka uhita utokesha ukavuga ati ndazirukanye mu izina rya Yesu. Hari umuntu wajya ukunda kumpamagara, yakundaga kurota iteka ryose yicaye mu masambu y'iwabo. Iwabo ni Kibungo kandi atuye i Kigali. Twarafatikanyije turasenga, nawe arasenga, ariko uyu munsi arota noneho atuye i Kigali. Urumva ko wa mudayimoni yarapfuye avaho. Yego. Aha, hanyuma hari undi we urota ngo ari kuririmba, mu by'ukuri akaba yibiriye mu rugo ariko akarara abona arimo kuririmba.
uyu nguyu we aba ari mu kihe kirere ubwo? uwo muntu bisobanuye yuko mu minsi izaza imana izamutabara. Kuko kuririmba ni ikimenyetso cy'umunezero. Ni ikimenyetso cy'umuntu uri mu bihe byiza. Abisirayeli bamaze kujabuka inyanja itukura, Miriyamu yahise atera indirimbo z'amashimwe, araturagara, araririmba, ahimbaza Imana, aravuga ati Imana ushimwe, aho unkuye hari hakomeye cyane. Iyo urota rero, uramutse urota uri kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza, bambe zo kuramya gusa, harimo ikindi kibazo. Ariko nimba urota uri guhimbaza Imana, urota uri kuririmba witera hejuru, ejo hazaza ni heza imbere yawe. Senga cyane kuko hari ibisubizo byihuse. Uyu we warose abona uwo bashakanye banabana babana mu nzu. Wabyumvise neza? Ndakumva. Uyu bashakanye babana mu nzu yarose abona ngo arimo amubwira ngo uzi ko atari ngewe mugabo wawe. Kandi barabana. Hari Imana, mboreka mbivuge muri ubu buryo, niba asenga, Imana ibiri kumwereka ko umugabo we agira ibitekerezo byinshi by'abagore. Aho harimo ubwenge bukomeye. Noneho igakoresha marayika akaza agaca mu ishusho ye akamubwira ati singe mugabo wawe. Ubundi bakubwira yuko iyo urota ubona umugabo wawe akuri kure cyangwa ukarota guca inyuma, akenshi burya Imana ibiri kukwereka ko ntago aba yaguciye inyuma vizava aka kanya mu buryo buri paratike. Ariko Imana ibiri kukwereka ko agira ibitekerezo byinshi, asambanyisha ubwonko cyane. Urumva? Hariya rero naho kuba yarota umugabo ari kumubwira tuzi ko atari nge mugabo wawe, kandi bakaba badashwana, bibaniye neza, ni ibitekerezo byinshi uwo mugabo agira. Uwo mugabo ni umunyabitekerezo byinshi. Urugo rurahari, senga Imana ishyira ubwonko bw'umugabo wawe kuri gahunda, agabanye ibitekerezo. Hari n'undi warose abona umwana we yapfuye, kandi mu by'ukuri ngo yicuye asanga umwana nta kibazo afite kandi nta n'uburwayi arwaye. Iyo urose umwana wawe yapfuye, akenshi bikunda kurotwa n'umuntu uyobora icyumba cy'amasengesho, umupasitori uri mu nshingano, cyangwa se umuyobozi wa korali. Iyo rero uri umupasitori, haba hari umuntu mu itorero uyoboye w'imbere ugiye kugwa akava mu by'Imana. Iyo uyoboye icyumba cy'amasengesho, haba hari umuntu mu cyumba cy'amasengesho uzwi uri imbere ugiye kugwa. Iyo rero nta na kimwe uhagarariye, biba bisobanuye ko hari umudayimoni ushaka kukwicira abana, kuko akenshi iyo zije ziza ku mwana ukunda niwe ubona yapfuye. Naho kumva Imana iri kukuburira ko mu bana bawe hari urupfu ruri kubabungamo, uba ushobora kuzabura umwana, ariko akenshi nta nubwo aba ari uwo. Pascal, ngira ngo wenda ibyo nibyo bitekerezo ngena nifite hafi, ariko nawe hari abandi bantu ujya wakira bakubwira inzozi bagiye barota. Sinzi nimba hari message z'abantu waba ufite kugira ngo uze kugenda ubasubiza, nabo baze kugenda batanga igisubizo cyabo. Tugana ku musozo, ntabwo ndibuze kuvuga byinshi, ubwo icyo nabwira abantu, impano yo kurota bayifuze. Turi mu gihe dukennye abahanuzi, abenshi bamaze kwivanga, ariko birakwiye yuko buri wese yasaba kugira ngo Imana ibe yamucaho. Nigeze nigisha iyo nyigisho, noneho umuntu umwe avamo arambwira ngo Imana icaho ishaka igakora uko ishaka. Ariko reka mbabwire ko mu Mana habamo kwijajabira. Yego. Kwijajabira. N'uyu muhanuzi ubona ubihagazemo neza, nuko agira umwanya wo kujya gushaka amavuta. Nawe rero ukwiye gusenga ugasaba Imana kugira ngo iguhereze amavuta, nibuze ugera igihe rwose nawe Imana igira kandi kwibira. Nimba imbere hari gahunda runaka, unayisengera ubwira Imana ngo sinanakeneye kuca ku muntu, nanjye ncaho. Ibyo si Imana ntibikora cyane, ikaza ikagucaho kandi ikagukora ku maso ukagira icyo ubona. Ubwo rero muri rusange impano yo kurota ni nziza, muyifuze. Nimba udafite ubusobanuro bw'inzozi urota, cyangwa ukaba urota ziteye ubwoba ukeneye ko tugufasha gusenga, mpamagara kuri 0788265660. Ibisigaye saduhana umugisha. Amena amina. Shalom.